ese wowe wageze hano gute none? Haleluya. Uyu munsi ministeri y'abaririmbyi nkoreye igitangaza. Uyu ni uri muri Antoni indirimbo za Chorale Amahoro. Imana ibahe umugisha mwese mwagize uruhare rwo akira. Yesu nakira. Yaje mwisi kudukiza abarushe abaremerewe muze yaje mwisi kudukiza abarushe abaremerewe imuze yaje mwisi kudukiza abarushe abaremerewe imuze yaje mwisi kudukiza abarushe abaremerewe imuze n'umwami w'abami w'abami. Hallelujah. bafata Yesu nk'umunyantege utabasha byose, bakiganyira bakigunga bakibaza bati na biriya yabishobora. Hari ubwo abantu bafata Yesu nk'umunyantege utabasha byose, bakiganyira bakigunga bakibaza bati na biriya yabishobora. Yaje kudukiza abarushe baremerewe, yaje kudukiza abarushe baremerewe, n'umwami w'abami, n'umwami
mu muvure w'inka, ahubwo ni umugabo w'intwari ashobora byose ntakimunanira. Yesu ntakirirwa ruhinja rumwe baterura, oya ubu niwe usigaye ukora ibitangaza tubona. Ashobora byose. Yesu ntakirirwa ruhinja rwo mu muvure w'inka, niwe usigaye adukorera bya bindi tubona bidashoboka. Ntakimunanira. Yesu ntakirirwa ruhinja rwo mu muvure w'inka, ubu ngubu asigaye afite ubutware bwo gukiza indwara. Yesu wacu arashoboye. Yaje mu isi kudukiza abarushe baremerewe. yaje mu isi kubwanjye nawe. Abarusha baremerewe N'umwami w'abami. N'umwami w'abami. w'abami. Yaje mu isi kudukiza abarushe n'abaremerewe nimuze. Yaje mu isi kudukiza abarushe baremerewe. n'umwami. Yesu wacu n'umwami w'abami. N'umwami Yesu wacu n'umwami. Yesu wacu n'umwami. N'umwami Yesu. w'abami. Haleluya. Haleluya. Bakiri ahangaha bavuze ijambo numva riranshokoje. Baravuze ngo Yesu ntakirirwa ruhinja ngo rwo mu muvure w'inka, ngo ahubwo ni umugabo w'intwari ushoboye byose. Dukomere Yesu amashyi menshi, impundu nyinshi. Nagira ngo twakira Kabera Simon, muhaguruke tuvugane nabo ino ndirimbo, bongere basubiremo ako kantu kuvuga ngo Yesu ntakirirwa ruhinja rwo mu muvure. Simon bamushyiriraho teripiye, bamutunganyiriza byose, hanyuma namwe mwese dufatanyirize hamwe tuvuge ngo yaje mu isi kudukiza abarushe n'abaremerewe, mwese nimuze. Ni umwami w'abami, ni umwami w'abami. Tumukomere amashyi uwo mwami wacu Yesu. Ese wowe wageze hano gute none? Haleluya. Uyu munsi ministeri y'abaririmbyi nkoreye igitangaza. Uyu ni uri muri Antoni indirimbo za Chorale Amahoro. Imana ibahe umugisha mwese, mwagize uruhare rwo akira. Yesu ntakirirwa ruhinja. Yesu ntakirirwa ruhinja rwo mu muvure w'inka, ahubwo ni umugabo w'intwari ashobora byose ntakimunanira. Yesu ntakirirwa ruhinja rwo mu muvure w'inka, ahubwo ni umugabo utangaje
ushoboye byose nakimuranira. Turirimbane. Yesu nakirirwa ruhinja rwo mu muvure w'inka, ahubwo n'umugabo w'intwari ashobora byose nakimunanira. Yesu ntakirirwa ruhinja. Tubisubiremo. Yesu nakirirwa ruhinja rwo mu muvure w'inka, ahubwo n'umugabo w'intwari ashobora byose nakimunanira. Yaje mu isi kudukiza abarushe. Yaje mu isi abarushe. Yesu wacu n'umwami. Twese gutya n'umwami n'umwami. Yesu wacu n'umwami w'abami n'umwami. Yesu Yesu n'umwami n'umwami. Yesu Yesu n'umwami 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 w'abami. Yesu wacu n'umwami 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 n'umwami. Yesu n'umwami n'umwami. Yesu n'umwami n'umwami n'umwami. Yesu Yesu n'umwami n'umwami. Hallelujah. Bagume hano namwe mugume aho muri. Amen. Kuko icyatuzanye ntawe twazanye ngo tumusengerere. You understand? Ahubwo twaje kugira ngo twese hamwe turamye Imana yaremye ijuru n'isi kubw'inkuru nziza. Hallelujah. Inshuti zanjye nibagume hano. Tugiye kuri iyi ndirimbo ivuga ngo Yesu yavukiye i Betelehemu. Ese wowe wageze hano gute none? Hallelujah. Yesu yavukiye. Uyu munsi ministeri y'abaririmbyi nkoreye igitangaza. Uyu ni uri muri Antoni indirimbo za Chorale Amahoro. Imana ibahe umugisha mwese mwagize uruhare rwo akira. Yavukiye i Betelehemu kure cyane, je nagiye ndahazi. Yavukiye i Betelehemu ariko abohora umutima wanjye hano i Kigali. Here. Arangiza aravuga ngo ntangazwa cyane 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 n'imbabazi ziwe. Yanditse harya ubwo yajemo ariko sinibuka aho yanditse kugira ngo abantu bataza muze kumfasha kwiyobora. 164 hanyuma Sandrine ni wowe sibyo? Urezi ko nagutanze muri Chorale Amahoro, so ugomba kunyumvira. We go. Hallelujah. Iyo noti wari urimo nta kibazo turajyana niyo. Hallelujah. Hallelujah. Yesu yavukiye i Betelehemu
wamuryamishije mu muvure ntangunye mbabazi nyinshi cyane kuko yazasha haleluya kuko yazasha kuko yazasha ntangunye mbabazi nyinshi cyane kuko yazasha kuko yaje haleluya haleluya kuko yazashaka umunyembabazi nyinshi cyane kuko yazashaka Yesu yacunguriye ku giti kandi abohora umutima wanjye ntangazwa cyane n'imbabazi ze yazize ibyaha byanjye haleluya yazize ibyaha byanjye uwo mwami yazize ibyaha byanjye ntangazwa cyane n'imbabazi ze yazize ibyaha yazize ibyaha byanjye yazize ibyaha byanjye yazize ibyaha byanjye ntangazwa cyane n'imbabazi ze yazize ibyaha byanjye Yesu nawe magukiza abantu ntitugasubire mu ngeso mbi ngo tuzabane nawe mu ijuru araduhamagara haleluya araduhamagara ngo tuzabane nawe mu ijuru araduhamagara umwami haleluya Imana ishimwe haleluya araduhamagara ngo tuzabane nawe mu ijuru araduhamagara Yesu azagaruka tujyaniwe tugumane nawe iminsi yose kuko yabisezeranye natwe azaza ntazatinda azaza ntazatinda azaza ntazatinda kuko yabisezeranye natwe azaza ntazatinda haleluya umwami wanjye azaza ntazatinda kuko yabisezeranye natwe azaza araduhamagara umwami Imana ishimwe haleluya araduhamagara Yesu ngo tuzabane nawe mu ijuru araduhamagara azaza mwami ntazatinda Imana ishimwe azaza ntazatinda kuko yabisezeranye natwe azaza ntazatinda haleluya abaririmbyi baririmbye ngo umeka ngo Yesu ntabwo akiri rwa ruhinja is no longer a child amen yaje aciye bugufi cyane ariko azaza mu cyubahiro giteye ubwoba haleluya ntakiri wa mwana w'uruhinja Bibiliya iravuga ngo yicaye iburyo bw'Imana data amasezerano yose uko Imana niyatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami
wacu Yesu. Isi yose sinibizabaho, ijuru rikabaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi yose sinibizabaho, ijuru rikabaho, uwizera azabona ayo masezerano. Jukora nka Aburahamu, ubura amaso yawe, wari inyenyeri wizeye amasezerano. Isi yose bizabaho, ijuru rikabaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi yose bizabaho, ijuru rikabaho, uwizera azabona ayo masezerano. Amen. Nubwo wenda hari abagitegereje ko Simon ari buririmbe, mukomeze mutegereze. Ubu twatangira kuramya Imana. Navuze ngo cyatuzanye hano ni ugufatanya namwe guhimbaza Imana. That's it. Naho turirimbye abantu bagatega amatwi, bingana no kuririmba ndi jyenyine mu rugo. Turashaka kugira ngo tujyane aho uri, twizihiza umwami wacu. Hari ahantu nasomye haranezeza, kandi asanzwe ari hashasha, nako nsanzwe nkazi, ariko nasomye murambwira igice avuga ngo nuko Mariya ajya gusura Elizabeth. Nsanzwe mbisoma ariko nabyumvishe none kurusha ko nsanzwe mbyumva. Ngo akimara kumuramutsa, ngo umwana uri mu nda wa Elizabeth atangira gutera amakorasi ahimbaza Imana. Uzi icyo bisobanuye? Yesu ataravuka muri we harimo ubutware bukomeye, akiri no mu nda ya nyina harimo ubutware bukomeye n'icyubahiro. Uzi igikurikira, akarongo kakurikira karavuga ngo nuko Elizabeth yuzura umwuka wera. Bibiliya y'Icyongereza iravuga ngo then she was filled by the Holy Spirit. Noneho mpita nibuka yuko twasomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa havuga ngo nuko umwuka wera aramanuka. Ariko noneho mbona ko Elizabeth yabonye avance, I don't know niba murimo kunyumva, amaze kuramukanya yuzuye umwuka wera. Before Christ was born, Yesu ataravuka, akiri mu nda, uwahobeye nyina umufite yuzuzwa umwuka wera. Nukuvuga ngo ibyacu biba ahantu ntizishobora kubisobanura, ariko biriyo somewhere in. Mana ishimwe. Turaririmba ubu, twaririmbye ubu. Abana bahereye hano bararirimba, n'umuhungu wanjye araza kubaririmbira Imana. Ariko reka tutahane ijambo ry'ukuri. Umwigisha araza kwigisha nibyo, ariko turacyaryohewe na bino bintu. Murumva mukibiryohewe? Ko mbona mwabaye basirimu cyane. Mubiryoherwe. Ikote ntirikuramo umuntu umwuka wera mukagira Imana, inkweto ntikuramo umuntu agakiza. Be free in the house of the Lord. Niba utishimira hano nta handi uzishimira. Handi twicaramo ugatanga ibitekerezo bakagira umutwe, niyo byaba bituzuye. Ariko turi mu nzu y'Imana, reka tukabakabe ijuru. Hallelujah. Uruera umwami nyiringabo, isi yose yuzuye icyubahiro cyawe. Ibyo nibyo. Uruera umwami
umwami nyiringabo, isi yose yuzuyemo icyubahiro cyawe. None mwanyemerera gatoya mu byubahiro byanyu, uretse mushumba mukuru Pastor Sebetereko niwe nzi hano kuva kera. Mukanya nicaranye n'uriya mugabo ndavuga nti ariko ubu mushumba afite imyaka ingahe? Niba yambwiye ibyo, ariko yambwiye ngo afite imyaka 92. Niba ari byo 85. So 85 urabyibuka turi hariya. Kangubwira ijambo rimwe pastor wavuze. Wegeze utubwira ngo ndumva mfite itoto ku mutima. Murabyibuka? Ngo nubwo mfite imyaka myinshi ariko mfite itoto ku mutima. Amen. Amen. Mwanyemera tugahaguruka tukavuga ngo uruwera Mana yacu. Ubu ndimo gutekereza iyo mpura n'abari abanyabwenge bavuye iburasirazuba bakambwira ngo duherekeze tujyane. Iyo duhura mu nzira bakambwira bati Simon ngwino duherekeze. Icyo bari gukora nicyo nari gukora. Kuko biravuga ngo bamutwariye amaturo n'amashimwe bahimbaza Imana. Hallelujah. Uwo tuvuga tukamwitiranya n'idini, abo batangiye kumuramya akiri mu muvure w'inka. Come on. Munyemerere tuzamurira ibiganza byacu Imana tubigire ngo urera Mana. Uruwera umwami nyiringabo, isi yose yuzuyemo icyubahiro cyawe. Uruwera Imana ishimwe. Umwami nyiringabo, isi yose yuzuyemo icyubahiro cyawe. Uruwera Mana we, uruwera umwami nyiringabo, isi yose yuzuyemo icyubahiro cyawe. Abiremera baririmbe uruwera umwami nyiringabo, isi yose yuzuyemo icyubahiro cyawe. Gira gutya umwami wacu arera. Uruwera umwami nyiringabo, isi yose yuzuyemo icyubahiro cyawe. Yesu uruwera umwami nyiringabo, haleluya, isi yose yuzuyemo icyubahiro cyawe. None reka mbaririmbira akangaka jyenyine, ababishoboye bari bunkurikire. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you Jesus, happy birthday to you. And I mean it. Yes, avuka bundi busha muri wowe nanjye. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you Jesus, happy birthday to you. Hallelujah, hallelujah. Amashyi ku mwami wacu. You can stay here. Sami mwihangane. Uburyo mwambaye neza ntabwo mwancika. So nacyo turajyana kandi arakoze cyane. Amen. Iyo mbabonye ndishima. Nkashima Imana kubw'imirimo myiza Imana ibakoresha.
kuko urugendo rwari rurerure kandi ruracyari rurerure. Murabibona ko dufite abana bazakora umurimo. And now Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Aba bana bazakora umurimo. Yewe nageze hano muri banuza ba David bari abangana hari. Nibyo. None nidirija wikorari. Ntazi ngo nzabyara, ntazi ngo nzashaka n'umugore. But the God of heaven told me, nzakuremera urugo. Ndanyize mbwira Imana ndavuga nti numpa umwana w'imfura yabo umuhungu yabo umukobwa, nzamwita nshuti. Yo ni kimwe cya kabiri. Ndakeneye umuririmbyi. Yakeneye umuririmbyi uzajya uhimbaza Imana. Ubu mfite ibyiringiro yuko hari igihe nzaba maze kugira mu myaka ingana niya papa wangu Sebitereko. Nanjye nicara nkatega amatwi. Ubundi nkajya njunguza umutwe gusa n'ikirenge gutyo. Ngavuga haleluya. Haleluya. Jami, mu microphone, don't worry. Indirimbo ari buririmbe, mwe mukurikiye uko mbazi. Niyo yabivuye mu ijuru saha, you can still sing. Abizera ko umwami wacu ari hano nibagire gutya. Ntago ashobora gusiba, ntago ashobora gusiba. Ntago afite gusiba. Kuko ari ijambo yavuze aho muzaba babiri cyangwa batatu nzaba mpari. Ni wanje ntajya hasiba mwanzwe hano. Haleluya. Nitwa Nshuti Sami, abavuka ku muryango wa Simon Kabera. Abangiye kubaririmbira indirimbo ya Noheli. Amen. Holy
hanyuma reka turirimba indirimbo imwe gusa ivuga ngo Imana ukwiriye amashimwe imirimo yawe. Yeah. We serve a good God. Dukorera Imana nziza. Amen. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha cyane. You always in my heart. Amen. Imana ibahe umugisha kandi mukomereza ni byiza. Tujye kuririmba na indirimbo ivuga ngo ukwiye amashimwe Mana. Imirimo yawe irantangaje. Ndashaka kubabwira yuko buri munsi indirimbo ihora iri nshasha ku mutima. Kandi uko nukuri. Ihora ari nshasha ku mutima wanjye. Indirimbo nayanditse kuri ya muhungu Samata aravuga. Ariko n'uyu munsi ihora ari nshasha ku mutima. Sinzi ukuntu binzamo niyo n'abandi mu rugo nafata gitari atangira kuririmba iyi ndirimbo. Ubwo rero muyinyemerere. Tuyirimba ndabizi ko muyisi. Amen. Haleluya, Bwana asifiwe. Amen. No kuko muyizi namwe ako karirimbo kanyuma kara ko kubifuriza noheri nziza. Mujye mwishima mukagira Imana. Bo tubifurije noheri nziza. Ndashaka gusoreza kuri iyi ndirimbo kuba iminota bampaye. Narenzimiye misayo y'ibyaha Yesu aramfata aransayura nubwo nari mubi ndushe ndemerewe Yesu aranduhura ukwiye amashimwe Yesu imirimo yawe irantangaje
iby'umugore yenasenga undende umutima mu rugendo datukwishimwe urakwiriye ukwiye amashimwe Yesu imirimo yawe irantangaje hari ibyo unkoreye narasenga undende umutima mu rugendo haleluya datukwishimwe nushaka uhaguruke nushaka uhaguruke nta kibazo duhimbaze Imana Imana ishimwe God is good Imana ishimwe Imana ishimwe we thank you Lord umva iyo naniwe arandura subiye inyuma arankiza ibyishimo byanjye n'imbaraga zanjye n'igitare nubatseho ukwiye amashimwe Yesu imirimo yawe irantangaje yes hari ibyo unkoreye narasenga amina amina usifiwe Jehova amina 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 oh amina usifiwe Jehova haleluya amina amina hey amina oh amina usifiwe Jehova amina 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 haleluya oh amina usifiwe Jehova waimbaji amina hey amina oh amina usifiwe Jehova wachungaji amina wanasifiwe amina oh amina usifiwe Jehova moyo wangu yimba amina hey amina oh amina usifiwe Jehova hallelujah haleluya mukiri aha ngaha gatoya